hari igihe umuntu avuga ati mfite inshuti nyinshi, ariko hari n'igihe wibaza utese ninde uri hafi yanjye by'ukuri. Iyi ni Bivuge TV. Nge turi kumwe nitwa Ibirenga. Inshuti nziza ni wa muntu ugufasha kuba uwo uriwe, ntaguhatire kwigira undi. Ni umuntu ukuganiriza ukumva, atagucira urubanza. Iyo wakoze ikosa akubwiza ukora atagutinya, ariko ntiyishimira kukubona ubwo. Ntadaharanira kukubwira ibyo ushaka kumva, ahubwo akubwira ibyo ukwiye kumva, ibikubaka, akakugorora igihe abona ugiye gutana. Inshuti nziza iraboneka no mu bihe bigoye, si ya yindi iboneka gusa igihe ibintu bigenda neza. Inshuti nziza iyo uri hasi iraguhagurutsa, iyo wishimye irishimye, iyo uri gutera imbere nta fitina na rito ikugirira. Inshuti nziza ntikugusha mu bibi, ahubwo irakubwira iti tegereza, ihangane, ejo ni heza kurusha uyu munsi. Inshuti nziza ikurinda kwangirika, ikagufasha gukura mu bitekerezo no mu buzima. Mu buzima umuntu ashobora kubura byinshi, ariko kubura inshuti nziza nko kugenda mu mwijima nta rumuri. Si buri muntu muganira uba inshuti nziza, ariko hari ibimenyetso bigufasha kubimenya. Icyambere, inshuti nziza ikubwira ukuri niyo kukubwira bitoroshye. Ntigushimagiza mu makosa yawe, yishimira ko uri mu bibi. Iyo ugiye mu nzira itari yo iraguhagarika, ikakubwira iti oya, ibi si byiza kuri wowe. Icya kabiri, inshuti nziza ikwemera uko uri kose, ntiguhindura, ntinaguhatira kuba undi muntu. Ikwishimira iyo utera imbere kandi ntiyumva ishyari ku ntsinzi yawe. Icya gatatu, inshuti nziza iraboneka mu bihe bigoye. Igihe nta kintu ufite niho ubonera inshuti nziza. Reba uko ikwitwaraho iyo uhuye n'ibibazo, reba uko ikuvuga igihe udahari, reba niba ikugira inama zigufasha ejo hawe atari izikugusha. Inshuti nziza irakubaka ntiyagusenya, irakuyobora ntiyakuyobya, ikuba hafi cyane, ntiyakoresha ubuzima bwawe nk'inkuru. Mu by'ukuri inshuti nziza si nyinshi, ariko imwe nyayo iruta ijana z'ibinyoma.